nimba avoka zawe ziri kubora inyuma zitarashya wigira ikibazo, ni indwara ariko iravurwa. Urugero ni nk'iyi avoka muri kubona, ubona ko yarwaye ariko nubwo yarwaye nazanye umuntu ugiye kunterera imiti kugira ngo izitararwara zibashe kugira gute, zibashe kuba zakwera neza mbone umusaruro nifuza. Nk'uko muri kubona iyi avoka itandukanye n'iyi ngiyi ngiye kubereka, ubona ko iyi ngiyi ni nziza nta kintu cy'ubusembwa na kimwe kiriho, murabona ko irasa neza. Nagakwiye kuba mfite avoka imeze gutya, nagakwiye kuba mfite avoka imeze nk'iyindi nanone ngiye kubereka. Ariko ko nabonye ko zatangiye kurwara, niyo mpamvu nshatse umuntu hakiri kare kugira ngo tuzirwanye, kugira ngo turwanye ubu bukoko bwadukiriye izi mbuto, ariko biraza gukunda kuko indwara iyo yamaze kugaragara irakira. Tugendane rero ngiye kubereka uko ayitera iyi miti, uko abigenza, ibindi muragenda mubikurikira. Hano turi gutera imiti nk'uko nabiberetse, izi avoka zazanye udukoko, kugira ngo wirinde utu dukoko rero bisaba ko utera imiti. Hano turi gutera imiti ya mancozeb ndetse na oxychloride de cuivre cyangwa se copper kugira ngo turwanye utwo dukoko. Iyi miti uyitera ikintu cya mbere ukora ni ukugira ngo wambare agapfukamunwa, kuko nanjye uri gufata iyi video ndakambaye, utakambaye ni ukuvuga ngo wakwangiza imyanya y'ubuhumekero bwawe kuko iyi miti iba iri foro. Aha rero nk'uko nabiberetse twaratinze, ntabwo ari cyo gihe cyo nagakwiye kuba ndi gutera imiti, ahubwo iyi miti nagakwiye kuba narayiteye ibitumbwe bikiri bitoya. Rero nimurebe nka hano iyi avoka urabona ko irarwaye, kurwara rero si ikindi ni uko twatinze, ariko si zose zarwaye. Aha rero ndi gufatirana kugira ngo za avoka zanjye zitazangirika ari nyinshi, zitazangirika ari nyinshi kuko naba mpombye. Abantu benshi rero ntabwo bajya batekereza iki kintu. Iyo avoka zimaze kurabya, ikintu wagakwiye gukora ni uguteraho imiti. Cyane noneho wanatinda gato zizanye udutumbwe ukaba ariho uyitera. Ese iyi ndwara iterwa n'iki? Ubundi ni ukuvuga ngo inshuro nyinshi nk'ahantu muri kubona ko ibiti byarafatanye. Icyo gihe ibiti byafatanye rero usanga umuyaga utinjiramo cyangwa se n'imvura nyinshi. Ibyo byose ni ibintu bitera iyi ndwara muri kubona y'utu dukoko, cyangwa se y'izi avoka ubona ko zibora inyuma kandi zikabura zidahiye, zikabura zitarashya. Ahantu ushatse kwereka ko umuntu wese uhinga avoka kugira ngo agire umusaruro, ni uko agira gute, azitera imiti, ni uko azikingira, niko nabyita, kugira ngo wa musaruro ateganya azawugereho ijana ku ijana. Ubundi buryo ushobora kubyirindamo ni ugukonora amashami atari ngombwa. Aha ngaha nimba ukonoye amashami atari ngombwa, ni ukuvuga ngo wa muyaga urinjira n'urumuri rukajyamo, cyane ko nanjye aha hantu muri kubona hari ipapayi. Ipapayi nyikuramo, murabona ko hasagutse umwanya uri vide. Uyu mwanya ni ukuvuga ngo watangiye kuzanamo ubuhumekero, ariko nabikoze nyuma ibitumbwe byaramaze kuzaho. Aka kantu gakoze kugira ngo mbigishe ko nimba ufite ibiti bya avoka, shaka uburyo ubitera imiti kugira ngo noneho uzagire umusaruro wifuza, uzagire umusaruro uboneye. Aha ngaha muri kubona rero n'undi muti yatobye, nguyu hano murabona yawutobye, uri hano mu ndobo. Uyu niwo aza gukoresha nanone aza gutera kuri ziriya avoka, ni ukuvuga ngo ntiyari kuwurirana wose kuko uraremereye, yagabanije. Aha ngaha rero muri kubona ko ari kwinjira mu giti cya avoka agenda atera. Umuntu uwo ari we wese rero ndi kumwigisha ko niba ufite avoka, tera imiti kugira ngo umusaruro wawe uzawugereho wose, uzasarure zose zitarwaye. Ni ukuvuga ngo akeza karigura. Aha ngaha usanga avoka nyinshi zirwara inyuma ukagira ngo bazikoboye. Iyo ni indwara. Kugira ngo uyirinde rero ni uko bagize gute, ni uko uba warwanyije, ni uko uba wabikoze kinyamwuga. Nk'uyu muntu ndamuzanye, ndamuhemba, arabimenyereye, akayimenya kuyivanga kugira ngo ataza kuvanga nabi.